Umunsi wa 28 bisaba igihe. Buri kintu cyose ku isi cyagenewe igihe cyacyo. Umubwiriza igice cya 3 umurongo wa mbere. Nzi ntashidikanya ko Imana yatangiye umurimo mwiza muri mwe izakomeza kubafasha gukurira mu buntu bwayo kugeza igihe umurimo yatangiye muri mwe uzaba urangiye kuri wa munsi ubwo Yesu Kristo azerekanwa. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 6. Nta nzira y'ubusamo ibaho igeza ku kigero gishyitse cyo gukura. Bidutwara imyaka ngo dukure tumenye ubwenge, kandi bitwara amezi kugira ngo imbuto zikure zere. N'imbuto z'umwuka nuko zikura. Gukura ukagira ingeso nk'iza Kristo si ikintu ushobora kwihutisha. Gukura mu bugingo kimwe no gukura ku mubiri bitwara igihe. Iyo ugerageza kwihutisha guhisha kw'imbuto zitakaza uburyohe. Muri Amerika inyanya kenshi bazisoroma zitarahisha kugira ngo ze kwangirika iyo bazitwara bazijyana aho zicururizwa. Mbere yo kuzigurisha bazitera umuti wa COD kugira ngo zihite zitukura nk'izihishije. Bene izo nyanya bateye uwo muti ziraribwa ariko ntabwo zigira uburyohe nk'ubw'inyanya baretse zigahishiriza ku giti cyazo buhoro buhoro. Igihe twe twifuza gukura vuba, Imana iba yifuza ko dukura mu mbaraga. Kuko Imana yita ku buzima bwacu iburebera mu gihe kitagira iherezo kandi ibutegurira kubaho iteka, ntabwo ijya igira ubwira. Ryan Adams yigeze kugereranya uburyo dukura mu mwuka n'uburyo ingabo z'abibumbye zakoresheje zigarurira ibirwa byo mu nyanja ya Pasifika y'Amajyepfo mu ntambara ya kabiri y'isi. Ubwa mbere babanzaga guca intege umwanzi barasa ibisasu bya rutura ku birindiro bye bakoresheje amato manini yari mu nyanja. Nyuma agatsiko gato k'abasirikare kakomokera kuri icyo kirwa kagafata ibirindiro, bagafata agace gato gusa k'icyo kirwa bakakigarurira. Nyuma bamara gukomeza aho bafashe bagatangira kugenda bigarurira utundi duce tw'ikirwa cyose, agace ku kandi. Amaherezo ikirwa cyose bakazakigarurira, ariko kenshi barwanya intambara z'injyanamuntu. Adams rero agaheraho agakora iki kigereranyo. Mbere yuko Kristo yinjira mu buzima bwacu, cyagiye twemera kwihana, arabanza agaca intege kwigomeka kwacu, yohereza mu buzima bwacu ibibazo biturenze. Nubwo hari bamwe bakingurira Kristo inshuro ya mbere iyo akomanze ku rugi rw'umutima wacu, benshi muri twe babanza kwanga ndetse bakihagararaho. Ni nk'aho mbere yo kwihana twabona itangazo rivuye kuri Yesu rivuga ngo dore mpagaze ku rugi kandi ndarasa ibisasu biremereye. Iyo wiyemeje gukingurira umutima wawe Kristo, ubwo Imana ibibonye ibirindiro mu buzima bwawe. Ushobora kwibwira ko ubuzima bwawe bwose wabuhaye Imana, ariko mu by'ukuri burya hari ibice byinshi by'ubuzima bwawe nawe utazi uko biteye. Ibyo uha Imana mu buzima bwawe nibyo wamaze gusobanukirwa mu gihe runaka ugezemo. Ibyo ntacyo bitwaye. Iyo Kristo amaze kubona ibirindiro mu buzima bwawe, atangira urugamba rwo kubohoza ubuzima bwawe bwose kugeza igihe yigarurira ibice byose. Ntihazabura intambara n'urugamba, ariko nta gushidikanya ko amaherezo hazabaho kunesha. Imana yasezeranije ko iyatangiye umurimo mwiza muri mwe izawusohoza. Kuba umwigishwa nirwo rugendo rwo kugenda uhinduka ugasa na Kristo. Bibiliya iravuga ngo kugeza igihe tuzagera ku kigero gishyitse, ni ukuvuga ikigero cyo gukura ukageza ku gihagararo cya Kristo. Gusa na Kristo niyo ntego nkuru y'ubuzima bwawe, ariko ni urugendo ruzamara imyaka yose yo kubaho kwawe. Twamaze kubona ko urwo rugendo rugizwe no kwizera biva mu kuramya Imana, kugira aho ubarizwa kuko kugirana ubusabane n'abandi, guhinduka kuko kuba umwigishwa wa Kristo. Buri munsi Imana ishaka kurushaho gusa nayo. Mwatangiye ubuzima bushya, mugenda muhindurwa bashya kandi ngo muse n'ishusho y'uwabaremye. Twabiki igihe cyacu duhangayikishwa no kwihuta, nyamara Imana yo icyo yitayeho ni ukubona twunguka imbaraga no gushinga imizi kuruta kwihuta. Twe dushaka ikidukemurira ibibazo vuba, dushakisha inzira y'ubusamo, igisubizo cy'ako kanya. Twifuza kumva inyigisho, amahugurwa cyangwa ikindi cyose twanyuramo, maze ibibazo bikayoyoka nk'umwotsi, ibishuko ntibyongere kubaho, maze tugakura ako kanya tutongeye kuruha. Ariko gukura kwiza ntabwo kuva mu kintu kimwe kikubayeho kabone niyo cyaba kirimo imbaraga cyangwa amarangamutima menshi. Gukura biza buhoro buhoro, intambwe ku ntambwe. Bibiliya iravuga ngo ubuzima bwacu bugenda buva mu bwiza bukagenda burushaho kurabagirana uko Imana igenda yinjira mu mibereho yacu, natwe tukarushaho gusa nayo. Kuki bisaba igihe kirekire bigezaho? Nubwo Imana yashoboraga kubitegeka tugahinduka mu mwanya muto, yahisemo kuturera buhoro buhoro. Yesu yiha igihe gihagije ngo asohoze umurimo wo kuduhindura abigishwa be nyakuri. Nk'uko Imana yahaye Abisirayeli guhindura igihugu cy'amasezerano, ni ruto kugira ngo bitazabagiraho ingaruka, niko natwe hitamo gukorana natwe agatambwe gato ku kandi. Kuki gukura no guhinduka bidutwara igihe kirekire? Hari impamvu nyinshi. Iya mbere, turabiga badafata vuba. Kenshi dukenera gusubira mu isomo rimwe inshuro 40 cyangwa 50 ngo tube twarifashe by'ukuri.
ikibazo kigahora kigaruka, natwe tugahora tuvuga ngo oya, kandi ibi sinamaze kubyiga. Ariko Imana iturusha kumenya ibidukwiriye. Amateka y'ubwoko bwa Isiraheli atwereka neza uburyo twibagirwa vuba amasomo Imana yatwigishije, tukisubirira mu myitwarire yacu ya mbere. Dukenera guhora dusubira mu byo twize mbere. Iya kabiri, hari byinshi tugomba kwiyambura. Abantu benshi bajya kureba umujyanama bamushyiriye ikibazo bwite cyangwa ikibazo cy'imibanire n'abandi cyarashoye imizi imyaka n'imyaka, noneho bakamubwira ngo nshakira umuti wamvura kandi mfite isaha imwe gusa. Mu butamenya bwabo bakibwira ko hari umuti wihuse wo gukemura ikibazo cyabaye inganzamarumbo kubw'imyaka kimaze. Ubwo ibibazo byacu byinshi n'ingeso mbi turwana nazo atari ibintu bifukiyeho uyu munsi, byaba ari ukwibeshya twibwiye ko bishobora gukira mu kanya gato. Nta kinini, nta sengesho, nta nyigisho bishobora guhindura mu mwanya muto ikibi cyashoye imizi imyaka myinshi. Bisaba umurimo ugoye wo kubisenya no kubisimbuza ibyiza. Bibiliya ibyita kwiyambura umuntu wa kera no kwambara umushya. Nubwo wahawe kamere nshya igihe wihanaga, uracyafite ibisigisigi by'ingeso za kera, imitekerereze n'imikorere bikeneye gukurwaho no gusimburwa. Iya gatatu, dutinya guhangana n'ukuri kw'ibyacu. Nigeze kuvuga ko ukuri kuzatubatura ariko kubanje kutubabaza. Ubwoba bw'ibyo twakwivumburamo turamutse dutinyutse kureba ingeso mbi ziri muri kamere yacu butuma tuba muri gereza yo guhora duhakana ibituriho. Iyo twemereye Imana ikamurikisha umucyo wayo ku mafuti yacu, ikerekana ibitunesha n'intege nke zacu, nibwo dutangira kugira icyo tubikoraho. Niyo mpamvu udashobora gukura niba udafite umutima wo guca bugufi no kwemera kwigishwa. Iya kane, gukura birababaza kandi bitera ubwoba. Ntiyashobora kubaho gukura hatabayeho guhinduka. Nta guhinduka kutajyana n'ubwoba no kugira ibyo uhomba, kandi ntushobora guhomba ngo we kubabara. Buri mpinduka yose ijyana no kugira icyo uhomba. Ugomba kureka inzira zawe za kera kugira ngo ugendere mu nzira nshya. Duhora dutinya icyo gihombo, kabone n'ubwo izo nzira za kera zatuzaniraga gutsindwa. Tuzikomeraho kuko nk'inkweto zishaje nibura ziba zaratoye kandi tuzimenyereye. Kenshi abantu bakibaranga ku rufatiro rw'amafuti yabo. Turavuga ngo dore uko njye nteye, cyangwa ngo mumfate mutyo njye nuko nteye. Ubwoba bwihishe inyuma y'iyo myifatire ni ukwibaza ngo ubu se nindekura uyu muco, iki gikomere cyangwa iyi ngeso mbi nzahinduka nte? Kandi bene ubwo bwoba nta kabuza buzadindiza imikurire yawe. Iya gatanu, imico mishya itwara igihe ngo ifate. Ujye uzirikana ko kamere yawe ari igiteranyo cy'akamenyero mu bintu byinshi. Ntushobora kwigamba ko uri umunyangeso nziza niba utagira akamenyero ko kugira neza, uhagira akamenyero ko kugira neza utanabitekereje. Ntushobora kuvuga ko uri inyangamugayo niba udafite akamenyero ko kugendera mu mucyo. Kuba umugabo adahemukira umugore we kenshi ntibimugira umwere, nako gake kamugira umuhemu. Akamenyero kawe niko kakugira icyo uri cyo. Hari uburyo bumwe gusa bwo gukura mu ngeso zituma ugira kamere nk'iya Kristo, ni ukuzishyira mu bikorwa, kandi ibyo bisaba igihe. Nta kamenyero gakurira muri wowe ijoro rimwe. Niyo mpamvu Pawulo yihanangirije Timoteyo ngo ibyo ujye ubizirikana kandi ube ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya imbere kwawe kugaragarire abantu bose. Iyo ukoze imyitozo wimenyereza ikintu, amaherezo ugeraho ukakimenya neza. Kwitoza nibyo bibyara kamere nziza n'ubushobozi. Ibintu byose ukora ngo bikuzanire kamere nziza nibyo twita imyitozo mu by'umwuka, kandi hari ibitabo byiza bishobora kugufasha muri byo. Wirinde guhubuka. Uko ugenda ukura mu mwuka, hari uburyo bwinshi bwo gufatanya n'Imana muri urwo rugendo. Wizere ko Imana irimo gukora mu buzima bwawe, kabone niyo utabyumva. Gukura mu mwuka ni umurimo w'igihe kirekire, agatambwe kamwe icyarimwe. Utegereze ko ibintu bizagenda bihinduka. Bibiliya iravuga ngo buri kintu cyose mu isi kigira igihe cyacyo, nk'ibiba n'isarura. No gukura kwawe bigira ibihe. Hari igihe ubona gukura kwihuse kandi mu gihe gito. Ibyo bisa n'igihe cy'imvura. Kenshi bigakurikirwa n'igihe ibintu bigenda buhoro kandi hakaza ibigeragezo, igihe cy'iki cyangwa cy'imbeho. Ese waba ufite ibibazo, akamenyero n'ibikomere wifuza ko bivaho mu buryo bw'ibitangaza? Ni byiza gusengera ibitangaza, ariko ntibizagutangaze nusanga ibisubizo byawe ari uguhinduka buhoro buhoro. Nyuma y'igihe umugezi utemba buhoro ariko ufite amazi adakama uca imikoki mu rutare rukomeye, kandi ugahindura ibishyinga by'amabuye bikavamo intosho. Nyuma y'igihe urugemwe ruto rurakura rukavamo igiti cy'inganzamarumbo kigeze mu metero 10 n'izindi. Ugira ikaye wandikamo amasomo wize. Ntabwo nkubwira kugira agenda wandikamo ibyo wanyuzemo byose, ni ukwandika gusa amasomo mashya wize. Wandika ibintu bishya wahishuriwe cyangwa amasomo y'ubuzima Imana yakwigishije, haba kuri yo ubwayo, kuri wowe ubwawe, ku buzima
ku mibanire ndetse n'ibindi byose. Ubyandike kugira ngo ujye ubyiyibutsa kandi ushobore kubyigisha abazaza nyuma yawe. Impamvu tugomba guhora twiga amasomo amwe ni uko tuyibagirwa. Guhora usoma aho wanditse amasomo Imana yakwigishije bizakurinda imibabaro no kwicuza bitari ngombwa. Bibiliya iravuga ngo niyo mpamvu dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Wihanganira Imana kandi nawe wiyihanganire. Kimwe mu bintu bishobora kudutera umujinya mu buzima ni uko gahunda y'Imana kenshi idahura n'iyacu. Kenshi twe tuba dushaka kwihuta, Imana itabishaka. Ushobora kumva ucitse intege kuko ubona ntaho ugera mu buzima. Ujye uzirikana ko Imana itagira ubwira ariko ntabwo ijya ikererwa. Izakoresha igihe cy'ubuzima bwawe cyose kugira ngo igutegurire umuhamagaro wawe wo mu buzima bw'iteka. Bibiliya yuzuye ingero z'ukuntu Imana ikoresha igihe kirekire mu gutegura kamere y'abantu, cyane cyane abayobozi. Yakoresheje imyaka 80 ngo itegure Mose. 40 muri yo imutegurira mu butayu. Iyo ni iminsi 14,600 Mose yamaze ategereje yibaza ati ariko igihe kizagera ryari? Imana nayo igakomeza ikavuga iti sinonaha. Hari ibitabo byinshi byanditswe abantu bakunda, ariko wareba neza ugasanga ibyo byigisha bihabanye cyane n'ukuri. Nta banga ribaho ryo gukura vuba mu mwuka cyangwa ibanga ryo guhumiriza ugahumura amaso wahindutse intungane. Iyo Imana ishaka kurema igihumyo ijoro rimwe rirahagije, ariko iyo ishaka igiti cyo kubazamo imbaho ikoresha imyaka 100. Imitima ifite imbaraga ikurira mu ntambara, imiraba n'ibihe by'umubabaro. Ujye wihanganira iyo nzira. Yakobo tugira inama agira ati ntimukagerageze gusohoka mu kigeragezo icyo ari cyo cyose mwihuse. Mureke kibanze kirangiza umurimo wacyo muri mwe kugira ngo mutunganywe rwose, mube mushyitse mutabuzeho na gato. Ntucike intege. Igihe umuhanuzi Habakuki yari yihebye kuko yabonaga Imana itarimo kwihutisha ibisubizo, nibwo Imana yamubwiye ngo ibi nteganya gukora ntibizahita biza. Buhoro buhoro, nta shiti, nta gutegwa, igihe kiraje ubwo ibyo weretswe bizasohora. Nubona bitinze ntuzarambirwe kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Ubitegereze wihanganye, ntabwo bizakererwaho n'umunsi n'umwe. Iyo ibintu bitinze kuba ntibiba bivuga ko Imana yabikuyeho. Ujye uzirikana urugendo urangije uko rungana, we guhangayikishwa naho ushigaje kugenda. Ntabwo wari wagera ku kigero ugomba kuba uriho, ariko nta nubwo ukiri ku kigero wahozeho. Mu myaka yashize hari igihe hateye mode yo kwambara imyenda iriho ibipesu byanditseho izi nyuguti ngo pa, ba, pa, ga, i, na, fa, wa, ma, ya. Bivuga mu magambo y'Icyongereza please be patient, God is not finished with me yet. Bivuga ngo mube munyihanganiye, ntabwo Imana yari yarangiza kuntunganya. Imana nawe ntiyarangiza kugutunganya. Nuko rero komeza ujya imbere. N'ikinyamujonjorerwa cyarakururutse kinjira mu nkuge ya Nowa kuko kudacika intege. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Nta nzira y'ubusamo mu rugendo rwo gukura. Umurongo wo gufata mu mutwe. Imana yatangiye umurimo mwiza muri mwe, kandi icyo nzi ntashidikanya nuko izawukomeza kugeza iwurangije kuri urya munsi Yesu Kristo azerekanwa. Abafilipi igice cya 1:6. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ni hehe mu mikurire yanjye mu mwuka nkeneye kwihangana no gukomeza umurego?